icyo numva mu matwi yanjye iyo ndimo mvuga amakuru. Gogo aho uhagaze hari urumuri ruhagije ariko igira imbere ho gato aho ngaho. Okay, Gogo ready? 5 and 4 3 2 1 twagiye. Ni byiza ko mwese abakozi bose Rwanda twizeye ko mwese mukomeje kumererwa neza mu mwanya makuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Twagiye come to hindukira. Sura y'u Rwanda kuri uyu wa mbere yemeje Gogo come 3 tujye kwamamaza. Reka twitse gato mu kanya gato turegaruka tugeze mu yandi makuru. Mu gihugu cy'u Rwanda hari amazina atakira yo kumenyekana gusa ahubwo ari amabendera y'icyizere, umuhate n'impinduka. Muri ayo mazina hazamo na Gloria Mukamabono, umunyamakuru, umuyobozi, umuririmbyi, umubyeyi, ariko hejuru ya byose akaba ari umugore w'intangarugero. Gloria Mukamabono yatangiye urugendo rw'itangazamakuru mu buryo busanzwe ariko afite indoto zikomeye. Yatangiriye kuri radio nka Contact FM na Radio DC aho yasomaga amakuru mu rurimi rw'igifaransa. Umurava n'ubuhanga bwe bwamuhesheje amahirwe yo kujya kuri Royal FM aho yabaye umwe mu banyamakuru bakunzwe n'abakurikiye iyi radio. Ntibyatinze rero yinjiye muri Rwanda Broadcasting Agency RBA mu rwego rukomeye rw'igihugu rw'itangazamakuru aho yagiye avamo umuyobozi w'amakuru, aho umuyobozi w'ishami rya KS2 televiziyo y'urubyiruko n'abakiri bato. Ubu rero akaba akorera nka manager wa KS2 ndetse yewe akaba ari n'umusomyi w'amakuru kuri televiziyo Rwanda. Abenshi bamuzi nk'umunyamakuru, ariko Gloria Mukamabono afite indi mpano idasanzwe y'umuziki. Yatangiye kuririmba akiri muto nyuma aza kumenyekana cyane ubwo yifatanyaga n'itsinda rya Bright Girls hamwe na Consolera Dukunda. Bamenyekanye mu ndirimbo zifite ubutumwa buhamye bwo gushishikariza abakobwa no kwigirira icyizere no kwiyubaka. Ariko ntabwo ariho byarangiriye. Gloria yagiye afasha abaraperi bo mu itsinda rya Tough Gang barimo Fireman ndetse yewe na Bulldog. Aho Fireman bakoranye indirimbo yakunzwe yitwa Ubuto Bwanjye. Nshuti nagiraga dukino twakinaga amagambo twavugaga ndabikumbuye inzira twagendaga ibihe bya kera njyewe bituma mbura bya bihe byiza byahise. Iyi ikaba yarabaye indirimbo yakunzwe cyane mu Rwanda no mu karere. Yagize n'indirimbo ze bwite nk'iyitwa Nseka ku bwawe yagiye ituma benshi bamumenya no hanze y'itangazamakuru. Ku bwawe mana we muri wowe ndamahoro, seka ku bwawe mana we muri wowe ndamahoro. Ariko si nyine usibye ibyo nkubwiye n'iki kindi umuziho bite by'umubano we na Paul Rutikanga ukemangwa na benshi. Urugendo rwe mu muziki rwagarukiye katakigaragara cyane. Dokima zose zirateguye neza nkayicara hamwe tuzinyuremo zose uko zakabaye. I know, ndabizi ukunda ibyegeranyo, amateka n'inkuru zitangaje kandi zicukumbuye, niyo mpamvu uri hano. Byose uzabyumva kandi neza mu gihe gikwiye. Njye ubusanzwe nitwa The Green. Gusa nutankurikira aka kanya amahirwe menshi ntabwo uzongera kunyumva. Ngaho kora subscribe, fungura inzogera ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byacu. Ikaze mwese. Mu buzima hari abahitamo inzira imwe ariko hari n'abasabwa kugendera mu nzira ebyiri zitandukanye ariko zombi zifite intego imwe: gusangiza abandi ibitekerezo, kumvikanisha amarangamutima no gutanga ubutumwa. Uwo niwe Gloria Mukamabono. Gloria Mukamabono ni izina ryamenyekanye cyane mu itangazamakuru nyarwanda, cyane cyane binyuze kuri Radio Rwanda no kuri RBA aho yagiye akora ibiganiro bitandukanye byiganjemo ibigamije gufasha urubyiruko, uburere n'iterambere. Ariko Gloria Mukamabono si umunyamakuru gusa, ni umuhanzi, umuririmbyi wanyuze benshi mu ndirimbo ze zifite ubutumwa bujyanye n'ubuzima, urukundo n'ihumure. Urugendo rwe mu muziki ni rw'umwihariko kuko yarwinjiranyemo mu buryo butandukanye nuko benshi babyinjiramo. Nk'abana benshi rero bakuriye mu Rwanda nyuma ya Jenoside, Gloria nawe yakuriye mu muryango wubaha umuco ndangagaciro. Umuziki yawukunze akiri muto,
akura aririmba mu matsinda y'abana, mu nsengero no mu mashuri. Yaje kubona ko umuziki ushobora kuba inzira yo gutanga ubutumwa nk'uko itangazamakuru ribikora, ariko igihe cyarageze asanga hari ibintu umuziki ushobora kuvuga mu buryo itangazamakuru ritabasha. Aha niho yahisemo gutangira urugendo rwe nk'umuhanzi. Guhuza itangazamakuru n'umuziki si ibintu byoroshye, hari igihe byasaga naho bifitanye isano n'imyemerere itandukanye. Bamwe bibazaga uko umunyamakuru wubashywe, umukozi wa leta, ashobora kujya ku rubyiniro aririmba indirimbo z'urukundo cyangwa izindi zivuga ku buzima busanzwe. Ariko Gloria we yahisemo kwirengagiza ibyo byose, ahitamo gukurikira icyo umutima we wamutegekaga. Yakomeje gutanga amakuru n'inkuru ku banyarwanda, ariko anandika indirimbo akazishyira hanze yitondeye ijwi rye. Indirimbo ze ntiyazikoraga ku bwinshi, ariko buri ndirimbo yavugaga byinshi. Yakoze indirimbo nk'iyo yise Wansize, yavugaga ku gahinda ko gutakaza umuntu ukunda, n'indi yitwa Ndagukumbuye yavuzweho cyane kubera uburyo yakoranywe amarangamutima. Gloria yafashije umuziki mu kuvuga ku byo benshi batinya kuvugaho: agahinda, icyizere, urukundo rutagatifu n'ubuzima busanzwe bw'abakobwa n'abagore mu Rwanda. Mu myaka yakurikiyeho Gloria yaje kwibanda cyane ku mwuga w'itangazamakuru, ariko ntatezuke burundu ku muziki. Nubwo atagaragara cyane kenshi mu bitaramo cyangwa se mu bikorwa bya muzika nk'abandi bahanzi, ntibivuze ko yaritse umuziki. Mu buryo bwihariye akomeza kuwukoresha nk'umuyoboro wo kugaragaza ibitekerezo bye igihe cyose yumva ko hari ubutumwa yifuza gusangiza rubanda. Gloria Mukamabano ni urugero rw'umugore ushoboye gukora byinshi icyarimwe. Umwe mu batinyutse guhuza ijwi ry'itangazamakuru n'iry'umuziki, byose akabitangana umutima n'ubwitange. Uyu ni umwe mu bagore bake batinyutse kwambara inkweto ebyiri z'ubunyamakuru n'iz'umuziki, ariko zose akazigendera neza atazigwiriye. Hari abantu benshi bavuga amakuru, hari n'abaririmba indirimbo, ariko Gloria Mukamabano ni umwe mu bavuze iby'isi binyuze mu ijwi rituje, aho ryuzuye ukuri. Gloria Mukamabano ubundi yize muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aho yarangirije mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza, aho yize itangazamakuru nyine nk'uko nabikubwiye. Ubumenyi yakuye muri iyi kaminuza bwamubereye intwari ikomeye mu kazi ke. Aha rero yigaragaje nk'umwe mu banyamakuru b'inzobere bafite ubumenyi buhanitse kandi butajegajega. Nubwo akazi ke kamusaba byinshi, Gloria ni umugore wubatse ufite umuryango. Yarashatse, afite umugabo n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Aba rero ni nayo soko y'imbaraga n'akanyamuneza ke. Uburyo abasha guhuza akazi ke k'ubuyobozi, umuziki n'ubuzima bw'umuryango bituma benshi bamufata nk'icyitegererezo ku bagore bose bifuza kugira ku ndoto nk'ize. Gloria si umukozi gusa, ni impinduramatwara mu itangazamakuru. Ubwitange bwe, ubunyamurava, ubunyamwuga, imvugo yuje ubumuntu n'uburyo yitwara imbere ya kamera byatumye akundwa n'abanyarwanda batari bake. Yafashije guteza imbere Kesitu, atanga ijambo ku rubyiruko, agira uruhare mu biganiro bifite ireme kandi agasoma amakuru mu buryo bw'umwuga butangaje. Inkuru ya Gloria Mukamabano ni isomo rikomeye ku bakobwa n'abagore bose ndetse no ku bagabo. Ku ndoto zishoboka, iyo ufashe iya mbere ugakora cyane, ugakunda umurimo wawe kandi ugaharanira gutanga umusanzu wawe mu muryango no mu gihugu. Gloria Mukamabano ni umwe mu banyamakuru bakomeye kuri RBA, aho akorera nk'umunyamakuru w'amakuru ndetse akaba n'umuyobozi w'ibiganiro kuri Kesitu, imwe muri televiziyo za RBA. Kesitu rero ni ishami rya televiziyo y'u Rwanda ryibanda ku rubyiruko n'imyidagaduro, ariko rikaba rinasakaza amakuru n'ibiganiro bifite ireme. Gloria asanzwe ayobora ibiganiro bitandukanye byerekeye iterambere ry'igihugu, ubuzima, umuco n'imyidagaduro. Azwiho kuba umwe mu basomyi b'amakuru b'Ikinyarwanda n'Igifaransa, kandi akagira ubunyamwuga mu kuyobora ibiganiro bikomeye kuri televiziyo y'igihugu. Azwiho kuvuga neza, guhuza ibiganiro neza n'abatumiwe no gutanga umwanya kuri buri wese agatanga ibitekerezo bye mu cyubahiro ukabyumva. Akunze kugaragara mu biganiro by'imbonankubone live shows kuri Kesitu, cyane cyane ibijyanye n'imibanire, uburinganire, ubuzima rusange ndetse n'umuco nyarwanda. Gloria akunda kwambara kinyamwuga kandi yita ku isura ye iyo ari mu kazi. Agaragarira benshi nk'icyitegererezo cy'abagore bakora mu itangazamakuru mu Rwanda, ndetse akundwa cyane n'abamukurikira kubera uko asobanura ibintu mu buryo bwumvikana kandi butuje. Uko amakuru aharuba bigaragaza, umubano wa Gloria Mukamabano na Paul Rutikanga ni umwuga gusa, ukaba ushingiye ku gukorana ku buryo bw'umwuga mu itangazamakuru, by'umwihariko kuri RBA, kuri RTV. Gloria na Paul basanzwe ari bamwe mu basomyi b'amakuru b'inararibonye kuri televiziyo y'u Rwanda. Bagaragara kenshi bari kumwe mu masaha y'ingenzi yo gusoma amakuru, by'umwihariko mu makuru ya saa moya z'umugoroba. Bafite ubufatanye bugaragara mu mikorere, aho basomera hamwe amakuru y'Ikinyarwanda cyangwa Igifaransa, bishimirwa cyane mu buryo basaranganya amagambo, guhuza imvugo no gusobanura amakuru mu buryo bwumvikana kandi butuje. Amafoto menshi agaragara ku mbuga nkoranyambaga harimo Instagram na X, ndetse no ku mbuga nkuru z'amakuru nka YegoB.rw, agaragaza bombi bari kumwe mu kazi, bambaye neza, bifotozanya mu kazi cyangwa
bari mu biganiro by'imbonankubone. Ibi byatumye rero bamwe bibaza niba haba hari umubano urenze uw'akazi, ariko nta gihamya na kimwe kibigaragaza mu buryo bwemewe. Gloria Mukamabano azwi ko ari umugore wubatse ufite umugabo n'abana babiri. Ibyo bikaba bisobanura ko umubano we na Paul Rutikanga ugomba kuba ufatwa nk'umwuga kandi w'icyubahiro. Abantu benshi bakurikira televiziyo y'u Rwanda bashimishwa n'uburyo aba bombi bafatanya, ndetse bamwe bakabita diyo y'itangazamakuru ifite ikinyabupfura, ubwitonzi n'ubunyamwuga. Hari abavuga ko bajya babafata nk'icyitegererezo cy'uko abakozi babiri bashobora gukorana igihe kirekire mu kinyabupfura n'icyizere. Nta gihamya cy'umubano wihariye uri hagati ya Gloria Mukamabano na Paul Rutikanga kiratangazwa cyangwa gihari ku buryo buzwi. Umubano wabo uzwiho kuba ari uwo mu kazi gusa, kandi wubakiye ku buhanga, ubunyamwuga no gufashanya mu buryo bwiza mu itangazamakuru. Uyu ni umugore udasanzwe uhagarariye amajwi y'abagore batinyuka guhaguruka bakavuga, bagatanga ibitekerezo, bakayobora, bakaririmba kandi bagakundwa n'igihugu cyose. Nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa ko bimenya. Ngaho kora subscribe, ufunguwe n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.